Ese kuri wowe ni ibihe bintu by'ingenzi uwo muzashakana agomba kurangwa nabyo? Ibyifuzo by'abantu b'igitsina gabo cyangwa se gore bijya bishobora guhinduka bitewe na kamere ndemano y'umuntu. Muri ubu buzima, buri mutegarugori ashaka uzamushimisha igihe cyose akanamukunda urukundo ruhiga buri kimwe. Rero ni niyi mpamvu umubano uzaba hagati y'abakundanye uba ugomba kuba mu bunyangamugayo. Niba amahitamo yanyu ya mbere ari ubunini bw'ikofi, ntabwo ibi byakigera bibaha garanti y'ibyishimo umutima wanyu ubereye. Ubu rero muze turebere hamwe inkuru idasanzwe y'umukobwa wahakaniye umusore bakundanaga ngo ni umukene nyuma yo kumusaba ko aba bakunzi babiri bakundaniye ku mbuga nkoranyambaga bari bafitanye umubano w'icyitegererezo. Nubwo umukobwa yahoraga aseka umukunzi we mu bakobwa bagenzi be bari bakize, igitangaje nuko atashoboraga kumucikaho. Gusa birumvikana yuko urukundo kuri we rwasaga nk'aho ari urw'agahararo. Umuhungu we wari ufitiye umukobwa urukundo nyarwo, nta kindi yifuzaga uretse kuzabana n'umukunzi we mu rugo rw'ibyishimo akaramata. Urukundo rwatangiriye kuri interinete, nyuma rwakomeje ahasigaye banahura amaso ku maso. Umuhungu ntiyari azi yuko akundana n'umwana w'umuherwe kubera ko atigeze atekereza yuko umukobwa ashobora kuba umukire bigeze aha bitewe n'uko yamubonaga. Umukobwa aya makuru ye yari yihariye, yari yarahishe umukunzi we, ariko umunsi umwe umufiyanse wamusabye ko bashakana. Uko yabyifashemo ntawe bitatunguye. N'ubwirasi bw'amafaranga yarebanye umukunzi w'agasuzuguro, maze iki cyifuzo cy'umusore cyo gushyingiranwa aragiseka atangira no kumukoza isoni. Nk'impamvu y'ibi byose kuri we yari yoroshye cyane. Ni amafaranga gusa. Umukobwa w'umukire ntibyagarukiye aho, yakomeje gutonganya umukunzi we anamucyurira n'aya magambo akomeye: umushahara ufata ku kwezi ungana n'amafaranga nkoresha ku munsi. Ushinze urugo uratekereza ko wazareresha ayahe mafaranga? Njyewe sinakwigera mba mu kababaro kubw'iyi mpamvu nyibagirwa. Reba undi muri mu kigero kimwe maze ari we mushakana. Uyu musore ku guteshwa agaciro kwe ntiyigeze abyibagirwa, ariko ntibyamuciye intege, ntiyabirutishije icyubahiro cyangwa se ishema rye. Icyabaye cyarabaye. Umusore mu by'ukuri yahuye n'umuhangayiko utunguranye. Kubw'amahirwe make, amafaranga yari yitambitse urukundo nyarwo, ndetse na nyuma y'imyaka myinshi umusore ntiyari yaribagiwe ibi. Hafi imyaka 9 yose yari imaze gushira, gusa byagaragaraga yuko asigaye nta na kimwe kizamera nka mbere. Umukobwa agihanga amaso umukunzi we wa mbere yahise amumenya. Nubwo haraciyemo imyaka myinshi, umukobwa kugeza amagingo ya ntacyo umutima wamushinjaga. Yamubwiye uti: uraho, amakuru ki? Njye asigaye mbana n'umugabo w'umunyabwenge, akorera amadolari 15,700 ku kwezi. Ushobora kubyiyumvisha? Umugabo acyumva ibi byamugoye gufata amarira, ariko nanone yarifashe yirinda kugira icyo arenzaho. Yahisemo kudakomeza kuvugana nawe kubera yuko nubwo yari akiri ingaragu, imyaka nawe yari yaramuhinduye. Uwo munsi umukobwa ntiyari azi yuko agiye gufata isomo ry'ubuzima. Umugabo w'umukire yaje asanga umugore we, maze aratungurwa abonye hari umugabo uri kuvugana n'umugore we. Umugore mu gihe ari gukeka yuko umugabo ari waje asanganira, akibona umugabo ahubwo ahise asuhuza uwahoze ari umukunzi we, yahise agwa mu kantu. Nuko umugabo abwira uwahoze ari fiyanse we ati: mumeze mute ba nyakubahwa? Ndabona umufasha wanjye mwamaze kumenyana. Umusore wabenzwe arangije amusubizana ubwuzu ati: meze neza, mwebwe mumeze mute? Umugore muri iki kiganiro ntiyigeze asohora ijambo na rimwe. Umugabo we uwo yashatse ko bamenyana n'ubundi yari asanzwe amuzi, ahubwo icyamutangaje nyirizina ko ari ukumenya yuko ahubwo umugabo we yiringiraga ahubwo ari umukozi w'uwahoze ari fiyanse we. Umugabo yabenze imyaka ishize kubera amafaranga, yari yarahindutse umwe mu bagabo ba mbere bakize ku isi, naho umugabo we yari umukozi waho gusa. Uyu wahoze ari umukunzi we yabasezeranye ubwuzu uko ari bombi agira ati: ngomba kugenda, hari iby'ingenzi ngomba gukora. Uyu munsi kubabona mu by'ukuri byari byiza, mbifurije umunsi mwiza. Amaze kuvuga ibi maze ava aragenda, naho umugabo yasigaye asobanurira umugore we ibya bosi. Reba sheri, uyu ni bosi wanjye. Mbere yahoze ari umukene, umukobwa yakundaga yaramutereranye kubera amafaranga, maze nawe ibi bimutera gukora cyane arahirwa. Nubwo ubona akiri ingaragu, ubu ni umwe mu baherwe ku isi. Umugore avuye mu gihirahiro yari arimo, yaketse ko yumvise nabi maze yongera abaza umugabo we ati: uyu niwe bosi wanyu mukuru? Umugabo nawe ntiyari azi ibijya mbere, akomeza gusubizana umugore w'ubwuzu ati: yego sheri, afite umutungo uhambaye, ariko nanone ibi ntibimubuza kwicisha bugufi nk'uko yabitangaje yaciye mu buzima bushaririye cyane. Maze umugabo asoza agira ati: ese urabivugaho iki? Ubu ntawamenya uko uwo mugore yari kwiyumva amenya yuko yanze umugabo nk'uyu. Byanze bikunze yari kwicwa n'ikimwaro.
Umugore acyumva ibi yarongeye agwa mu kantu, dore ko umugore byanamugoye kugira icyo arenza ku magambo yabwiwe. Ukwicuza umugore yagize icyo gihe kwasigaye ari isomo kuri buri wese. Burya bucya bwitwa ejo. Muri iyi si ntawamenya icyo uyu munsi cyo kizaba ejo. Ubuzima ni bugufi. Uwo mukunda murabe mpenge ntimukamushishoze mukurikije ikofi ye. Ku bw'iyi mpamvu mujye kure yo kwikunda n'ubwibone. Nta kidashoboka. Ese namwe ibi murabitekerezaho iki? Mushobora kubidusangiza mu makomenti. Tukaba tugeze ku musozo. Niba mwakunze iyi video munifuza ko video nk'izi zakomeza kuza, ntimwibagirwe kudutera inkunga mukora like na subscribe. Naho mu yindi video murabeho, mugire ibihe byiza.